Bridge Sport. Bridge Sport. Yes, Bridge bifurije kugira umunsi mwitse no kugira icyumweru cyiza mwaramutse mumeze neza none uyu munsi turi ku cyumweru andageza ko ari icyumweru cya mbere kwezi kwa gatanu reka mbifuje kugira ibihe byiza no gukomeza kunogerwa na gahunda zose Bridge Sport igenda ibategurira uyu munsi muri kino gitondo dufite imikino myinshi yarayibaye ku mugoroba ndetse n'indi iraza kuba iba uno munsi gusa mbere y'iyo mikino yuko nyinjira modore ko ikipe ya Rayon Sport ifite umukino ukomeye cyane igomba kuba ihuramo n'ikipe ya AS Kigali. Ikipe ya Rayon Sport iraba yakira uno mukino n'umukino wa nyuma ifite kwakira muri uno mwaka w'imikino. Mbere y'uwo mukino habanje intambara y'amagambo ikomeye cyane hagati y'umunyamakuru wa RBA bamwita Lorenzo Musangamfura Christian, hanyuma yari ari guterana amagambo akomeye cyane n'uwitwa Ngabo Robin. Uyu ni umuvugizi w'ikipe ya Rayon Sport. Bapfuye iki? Ese bari kuganira kuki? Bari guterana amagambo kubijyanye n'iki? Ngiye kugenda mbigarukaho kano kanya nkubwire ngo imvo n'imvano yabyo yahereye he, ese bigeze he, ese ninde wo kunengwa ninde wo kugawa hagati y'aba bombi. Ibyo byose ngiye kugenda mbigarukaho kano kanya. So mbere y'ibyo ngibyo reka mbaze nkubwire kuri match ikomeye cyane iraza kuba ihuza ikipe ya AS Kigali ndetse n'ikipe ya Rayon Sport. Rayon Sport iraba yakiriye, nabonye kuri official account za Rayon Sport bari kubwira abafana babo bati uyu ni wo mukino wa nyuma tugiye kwakira muri uno mwaka w'imikino, ati ni umukino wo kubashimira, ni umukino wo kubabwira uko ibintu bimeze, ni umukino wo gusezeranaho mu by'ukuri muri uno mwaka ubundi tukinjira mu wundi mwaka mushyashya twitegura ibigiye bitandukanye. Kuri official account za Rayon Sport bagenda babwira bahamagara abafana bose ati nicyo gihe cyanyu cyo kuba mwaba mwakiriye ino kipe yanyu ubundi tugatangira umwaka mushyashya, ibibazo byose twahuye nabyo muri uno mwaka tukabisiga inyuma tukabisigira uno mwaka urangiye. Iyo ni Rayon Sport yahamagaraga abafana bayo ku kibuga uyu munsi saa 9 zuzuye z'amanywa Kigali Pele Stadium niko Rayon Sport ibitangaza. Hanyuma reka ninjire mu ngingo yanjye nje kubabwira kano kanya. Umunyamakuru witwa Lorenzo Musangamfura Christian, umunyamakuru ukomeye cyane kuri RBA mu kiganiro cy'imikino, ngira nk'uko mubibona ni umunyamakuru nkeka ko nta muntu waba atamuzi cyane cyane kuba kuri urubuga rw'imikino kuri Radio Rwanda. Yaje kujya ku mbuga nkoranyambaga ze araza kuba ahatwika, aza kuba ari koroza rwose ati ibintu byatangiriye hehe. Ku mugoroba w'ejo nibwo ikipe ya Real Madrid yatwaye igikombe cya shampiyona ya La Liga ni ya 36 mboneho no guhita mbibabwira. Yaje kuba itwara igikombe irabitangaza nyuma yuko ikipe ya Barcelona yaje kuba itsindwa n'ikipe ya Girona ibitego 4-2. Ako kanya ikimara kugitwara Barcelona yagiye ku mbuga nkoranyambaga zayo irandika iti congratulations to Real Madrid for winning the league title. Irayishimira iha congratulation. Ibyo ngibyo biratambuka ku mbuga nkoranyambaga birarangira. Hanyuma ibyo bimaze kuba nibwo uwitwa Lorenzo Musangamfura Christian yaje kujyana nawe ku mbuga nkoranyambaga ze akurikije iyo foto, akurikije uburyo Barcelona yashimiye Real Madrid, arandika ati mu cyongereza ati ntago twigeze tubona Rayon Sport cyangwa se timu yabishinzwe itangaza makuru ati yifata mu mugongo ikipe ya APR ku rupfu rw'uwahoze ashinzwe kongerera imbaraga ino kipe witwa Dr Zirane Adele, murabyibuka. Arongera ati nanone ntago twigeze tubona Rayon Sport iha congratulation cyangwa se nabishyira gute mu kinyarwanda, ati shimira APR kuba yaratwaye igikombe cya shampiyona ino sezo. Ati arandika ati Rayon Sport mwagakwiye kurenza mwagakwiye gukora ibirenze ibi, ati umupira ntago ari intambara. Ataginga Rayon Sport. Nyuma y'ayo magambo yavuze Rayon Sport yabyakiriye birumvikana yabibonye. Hanyuma umuvugizi w'ino kipe ya Rayon Sport ntago yigeze akoresha account ya Rayon Sport, official account yayo, yaje mu isura ye bwite. Arandika ati ntago ibintu byose tubikora tubishyize ku karubanda. Ati hari igihe kimwe na kimwe dufata ibintu tukabishyira mu buryo bwihariye cyangwa se mu buryo buri privé. Ati nyuma y'urupfu rw'uwitwa Adele
twagiye kwifatanya nawe mu muhango wo kumushyingura, twari turiyo. Ati ntago nzi ahantu wari uri kubera icyo utabibonye. Ati ntago ubuzima bwose bugizwe n'ibibera kuri social media, ntago ubuzima bwose bushyirwa kuri social media. Nawe arandika ati you can do better my guy. Ati ushobora kuba wakora ibyiza birenze ibi. Ati muvandimwe cyangwa se ati inshuti yanjye. Uwo ngo ni Ngabo Robben wazaga amusubiza. Asubiza Musangamfura Lorenzo Christian ku mbuga nkoranyambaga. Ni ku rubuga rwa Twitter cyangwa se ubu rwitwa X, rwahoze rwitwa Twitter mu minsi yashize. Ariko mbere yuko ibyo biba, mbere yuko uyu Ngabo Robben asubiza, uwitwa abafana bagiye batandukanye ku mbuga nkoranyambaga, murabiza abafana barisanzura bakavuga, abafana ba Rayon ba Murera basubizaga n'umunyamakuru bati kushimira iyo kipe ntago ari itegeko. Ati kutayishimira ibyo ngibyo twazaba tunabikora ntago se zirarangira. Ati ibyo byose nibyo utakagombye kuba uri gushinja ikipe yacu. Abandi ku rundi ruhande bati iyi kipe ntago iri professional, niba andi makipe abikora n'iyi yagakwiye kuba ibikora. Ayo ni amagambo yateranwaga hagati y'abafana, gusa byaje kurangira umufana mukuru cyangwa se umuvugizi w'ino kipe ahageze nawe asubiza Musangamfura ati mwagakwiye gukora ibirenze ibi. Ngabo Robben nawe ati mwagakwiye kuba mukora ibi, aramusubiza. Icyaje gutungura abantu, cyaje no kurema inkuru ikomeye cyane, ni uburyo uyu munyamakuru yaje kuhindukira arongera abwira Ngabo ati ni gute nagufata nk'umuntu uri seriye muri ubu buzima mu gihe utangaza ibintu nk'ibi ngibi mbere y'igihe. Ibintu yamubwiraga yatangaje ni video yaje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga cyane. Uwitwa Ngabo Robben, murabizi ko hari amagambo yavuze ibintu bijyanye n'abakeba, perezida akabivugaho, ari perezida wa APR akabivugaho, perezida wa Rayon Sport akabivugaho. Ngabo Robben nawe nk'umuvugizi w'ino kipe yaje kuba abigarukaho. Video iza gucicikana cyane avuga ati twebwe twitegura dufata nkaho shampiyona y'u Rwanda tuyifata nk'inzira ishobora kuba yatugeza mu matsinda cyangwa se yatugeza ku mugabane wa Afurika tujya guhangana. Atabo bandi bigwa bavuga ngo shampiyona bakigwa bayiducyurira. Ati sinzi aho babikura. Uyu Lorenzo yaje kubagarura iyo video ahita yimwereka direct, aramubwira ati ni gute nagufata nk'umuntu uri seriye muri ubu buzima mu gihe utangaza ibintu nk'ibi mbere y'igihe. Kabanze nkumvisha iyo video ubanze urebe ibyo Ngabo yatangaje, hanyuma tugaruke kuri reaction sasa za nyuma y'iyo video. Guterana amagambo sasa biba biratangiye. Banza wumve ino video hano. Ikipe ya Rayon Sport yari nimenyereye amarushanwa ya CAF yindi yo mu matsinda. Shampiyona y'u Rwanda twari tuyifata nk'inzira yo kwitegura kuzigira mu matsinda umwaka utaha. Mu gihe cyo wenda hari abandi hano intego ihora ari shampiyona ndayitwara, induru zikaba muri shampiyona. Twebwe ubwo twaba tumaze kukarifia izina rya Rayon Sport, nibibe gusa ngo ni ikipe y'imbere mu gihugu, ikaba ari ikipe yo ku ruhando rwa Afrika. Ejo bundi ubwo twari turi muri Libya, murabizi ko Rayon Sport iri mu matsinda yakinnye na za USM Alger zo muri Algeria, hari ukuntu yari yagiye muri Maghreb n'ubundi. Iyo niyo video rero uyu mugabo yahise azana, arangije amwandikira no magambo nawe uri kwisomera, arabimubwira ati ibi bwose ati bimeze gutya. Akimara kuzana ino video sasa nibwo intambara yahise itangira, intambara y'amagambo hagati y'abafana b'umupira w'amaguru, hagati y'abareyo, hagati y'abaperi, bose bagenda batangira guserera. Bamwe batatinyaga no kumubwira bati hano rwose ukandagiye umuzamu, hano ni gute turi kuvuga ku ngingo yo gushimira no gukora fair play mu mupira, warangiza ugatuzanamo ibintu bigiye ku yindi po yindi. Bati Lorenzo hano radutengushye, bati hano Lorenzo aturutwa na Rigani. Abafana benshi bagiye bavuga gutyo. Abandi bafana nabo bakavuga bati wenda ibi ngibi byashoboka kuba washimira ikipe ko yatwaye igikombe, ntarirarenga ari yero yazanabikora isezo yarangiye, cyangwa se ntinabikore, nta tegeko ririmo, nta tegeko ribihana. Ati ibyo byose ntago ari ngombwa ngo uze ufate ikipe uyishinje kuba ikora amakosa runaka. Hari abafana bamwe bagiye batandukira baravuga ati Kimihurura bakwishyuye. Kimihurura ngira ngo nkwibutse ko ari kuri office ya Nyamukandagira. Ati bakwishyuye kugira ngo uvuge bino kuko ntibisanzwe. Abandi ku rundi ruhande bakunda umupira w'amaguru bati ahangaha rwose ati Ngabo asubije mu mvugo nziza iri clear isobanutse, ntago ibintu byose bishyirwa kuri social media, hari ibyo dukorera mu ibanga. Ati ntago wagombaga kuba uzana ino video ku karubanda cyangwa se kuba wamwibutsa ibyo yatangaje mbere. Abandi bati
uyu ni umuvugizi w'ikipe, biriya yagombaga kubitangaza koko kugira ngo abafana baze ku ikipe, cyangwa se abafana bizere ikipe, cyangwa se nanone abafana bumve gahunda ikipe irimo. Nubwo bitakunda, biba bishoboka ko byakunda cyangwa ntibikunde, ariko ibyo byose birashoboka. So ni intambara y'amagambo yazindukiye ku mbuga nkoranyambaga uyu munsi. Nagira ngo Bridge Sport kunyuriremo muri make umenye uko ibintu bimeze, nunabyumva ahandi ube warabyumvishe uko byatangiye nuko byagiye bihagarara kugeza kuri kino cyumweru. Mbibutsa ko mu kanya gatoya saa 9 zuzuye z'amanywa Rayon Sport iraba yakira ikipe ya AS Kigali Pele Stadium. Saa 9 zuzuye ruba rwambikanye ku mukino wa 29 wa shampiyona y'igihugu y'u Rwanda. Reka mbashimire, mbifurize kugira icyumweru cyiza, mukomeze kunogerwa na gahunda zose murimo.